Nguhaye ikaze ku Musanzu Media, njye ndi Secret nk'ibisanzwe nk'uko mumaze kubimenyera. Iyi ni entertainment cyane ku bantu mukunda umuraperi wanyu DIDDY. Urubanza rwe rurakomeje. Urubanza rw'umuraperi DIDDY rukomeje kuvugirwaho ibintu bituma bamwe bakuka imitima, abandi bagakomeza kwemeza ko uyu mugabo bigoranye ko yazigobotora ibyo ashinjwa, birimo ubucuruzi bw'abantu n'ibindi byaha bifitanye isano no gusambanya abagabo n'abagore ku gahato. Ku munsi rero wa 18 w'urubanza rw'uyu mugabo hatangwaga ubuhamya bw'umugore wiswe Jean Doe mu rukiko, cyane ko iyo umuntu yahishwe imyirondoro ye mu nkiko muri Amerika bahitamo gukoresha iri zina nkubwiye Jean Doe. Uyu mugore bivugwa ko yakundanye na DIDDY kuva muri 2021 kugeza muri Nzeri 2024 ubwo uyu mugabo yatabwaga muri yombi mu mujyi wa Los Angeles. Jean Doe yatangiye abwira abacamanza ko DIDDY yarakaraga cyane iyo yasabwaga ko bamwe mu bagabo basambanyaga abagore biganjemo abo yakundanye nabo bambara agakingirizo, ngo byaramubabazaga cyane. Yongeraho ko DIDDY we ubwe yavuze ko atifuza kubona abakora imibonano mpuzabitsina bambaye agakingirizo, cyane ko basambanaga abahanze amaso. Yanavuze ko amajoro yari amaze muri hoteli aho yakoreraga ibyo bikorwa by'imibonano mpuzabitsina yahabwaga ikiyobyabwenge kizwi nka ecstasy kugira ngo abashe kudasinzira, ndetse akamara iminsi asambanywa n'abagabo batandukanye. DIDDY ari kwihera amaso mu buryo bwo kwishimisha. Yavuze ko impamvu yafataga ibiyobyabwenge byamufashaga kwibagirwa ubuzima busanzwe akaba nk'uri mu yindi si muri make. Uyu mugore yasobanuye amajoro yo muri hoteli na DIDDY araturika ararira. Jean Doe ngo yibuka ubwo yari mu birori byabereye i Beverly Hills, yagiye mu bwiherero amaze kuryamana n'abagabo babiri araruka, ariko DIDDY araza aramubwira ati tugende, umugabo wa gatatu araje. It's so crazy, it's so amazing. Uyu mugore ngo yibuka ko rimwe umwe mu bagabo basambanaga yanze ko baryamana kuko yari afite ibyunzwe byinshi kandi anuka cyane. Ikindi yavugiye mu rukiko ni uko kubera gusambana ubutaruhuka n'abantu benshi byageze aho akarwara indwara yo mu myanya y'ibanga iyobora inkari. Jean Doe yavuze ko DIDDY yafataga amashusho inshuro nyinshi mu majoro bari mu mahoteli, ndetse akanamuyobora ku byo ashaka ko akora, birimo nko gusiga amavuta ya baby oil ku mugabo babaga bagiye gusambana, ndetse no kwikorakora. Mu ijwi ryumvishijwe abacamanza, DIDDY yumvikana abwira Jean ati nshobora gukora icyo nshaka cyose. Akabi gasekwa nk'akeza niko bajya babivuga. Yumvikana avuga ati nshobora gukora icyo nshaka cyose. Ibi byabaye nyuma y'uko amubwiye ko akeneye akanya ko kuruhuka no gufata umwuka, ariko DIDDY akanga. Jean azasubira mu rukiko ku itariki ya Kangahe, kuwa mbere tariki ya 9 Kamena 2025 ngo akomeze gutanga ubuhamya bwe. Niba ukunda rero uyu muraperi witwa DIDDY ukaba ukurikirana urubanza rwe, ntuzacikwe. Kuri iyo tariki nzakugezaho izindi update zivugwa kuri uyu muraperi DIDDY. Uyu ni Umusanzu Media, yanjye ni Secret nk'ibisanzwe. Kora subscribe niba utarayikora. Niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi wandike hano hasi muri comment, ukande like tujye tubana 5 kuri 5. Ciao ciao.